bakunzi ba filime nyarwanda noneho AN Films kuzana filime y'akataraboneka yitwa Agahinda k'Imfubyi. Mana we, uyu ngubu uwo twita Kanyana ari mu mazi abira. Kanyana arimo ararira cyane, Kanyana arimo ararira ayo kwarika, arimo aribaza yacumuye iki ku Mana, arimo aribaza byagenze gute, ese yakoze iki, kubera iki Rurangirwa atari we ahisemo. Ibi ngibi ni ibibazo bikomeye cyane, ni nabyo bintu bihangayikishije Kanyana kugeza aka kanya. Ubu ngubu arimo aribaza, arimo aravuga ati se ubu ngubu ngewe koko nacumuye iki ku Mana, nakoze iki ku Mana. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kureba, nibyo tugiye kuvugaho neza mu buryo burambuye. Ese Kanyana naramuka amenye ko Rurangirwa bamujyanye, biraza kumera gute? Araza kubyifatamo gute? Araza kwakitinga gute, cyangwa se araza kumera gute? Ko ubu ngubu we yumvaga ko Rurangirwa nta wundi muntu uzamutwara, ko yumvaga Rurangirwa nta wundi muntu uzamujyana, ariko bakaba bamujyanye. Ese biraza kumera gute? We araza kumva amerewe gute? Noneho ikindi cyongeyeho, naramuka amenye yuko umuntu wamujyanye ari Sylvie noneho w'inshuti ye, bajyaga baganira, Sylvie yajyaga amutekerereza uburyo afite umuntu akunda, afite umuntu yimariyemo, afite umuntu w'inzozi ze uri mu ntekerezo ze, niwe byose bye, ni iki cye cyose. Ariko naramuka amenye yuko uwo muntu Sylvie yamubwiraga ari Rurangirwa musaza wa Iribagiza, biraza kugenda gute? Araza kumererwa gute? So njyewe rero ndi kumva rwose Kanyana arababaje, Kanyana arababaje cyane kabisa. Yego wenda birumvikana nubwo atari gukundana na Rurangirwa, kubera ko Rurangirwa afitanye amasinde, afitanye ibibazo n'umuryango wa Rugema wose muri rusange. Ni abantu bangana, ni abantu bazirana. Njye numvaga rwose atari yo mpamvu, cyangwa se atari cyo kintu cyaba urwitwazo rwo kugira ngo Rurangirwa ahitemo Sylvie kuri option yanjye, cyangwa se ku mahitamo yanjye. Numvaga rwose yakitiramo Kanyana, Kanyana. Ababyumva nkanjye nimwandike muri comment mumbwire, ababyumva nkanjye rwose, abafana b'inzira y'umusaraba babyumva gutyo nibandike muri comment, bavuge ati nanjye uburyo numvaga, cyangwa se uburyo nabikekaga, numvaga azakunda Kanyana, cyangwa se numvaga yakikundira Kanyana, kubera ko nabonaga Kanyana ari mwiza, nta kintu atwaye, nabonaga Kanyana nta kintu atwaye kabisa. So abantu rero babyumva nkanjye, abantu babyumva nk'uko ndimo nabitekerezaga, nibandike muri comment mwangaho munsi, batubwire niba koko nabo bari bashyigiye yuko Kanyana akundana na Rurangirwa ari we musaza wa Iribagiza, kubera ko ntabwo twari tubyiteze, ntabwo twari twizeye yuko ahitamo Sylvie. Ese kubera iki ubundi yahisemo Sylvie? Ibyo byose ni ibintu tugomba kumenya, ni ibintu tugomba gucukumbura, ni ibintu tugomba kujyamo. Ese ni ukubera ko ari abakire cyane? Se ari umuryango wavuye muri Amerika? Wenda wasanga ariko kantu yabakangishije kuba wenda ari umuryango wavuye muri Amerika, wenda wasanga baravuye muri Amerika ntiwamenya, wenda akaba ariko kantu yabakangishije. Ariko ibi ngibi ntabwo byaba intandaro yuko we yahita ahitamo Sylvie. So muri kumva rero ibintu bigiye kuryoha cyane, ni mpamvu turimo turagaruka kuri Kanyana tuvuga ati ese Kanyana naramuka amenye ko Rurangirwa bamujyanye, naramuka amenye yuko bamujyanye atari umugabo we nk'uko yabitekerezaga, nk'uko yamubaraga yuko ari umugabo uzaba mu nzozi ziwe, ari umugabo bazakundana ibihe byose, araza kubyitwaramo gute? Araza kumva amerewe gute? arahita arwara kabisa, kubera ko ahangaha nta kindi kintu yakora. Araza kumirwa, araza kugwa igicuri, araza gutekereza ibintu byinshi cyane, araza kuvuga ati reka ntabwo bibaho, wasanga barimo baramfira. Ibi ngibi bizasobanuka neza, azabyumva neza ari uko ahuye na Rurangirwa akamusobanurira ukuntu yahisemo Sylvie atari we yahisemo. So abantu rero babyumvaga nkanjye yuko Kanyana yakikundanira na Rurangirwa, nimwandike muri comment munsubize, muvuge ati rwose nanjye numvaga yuko yakundana na Rurangirwa. Ariko mwibuke neza, hari ikibazo n'ubundi
tugomba kwibaza turi benshi cyane, tugomba kwibaza nk'abafana b'inzira y'umusaraba. Nk'iki kibazo rwose ni ikibazo kiba giteye impungenge, kiba kigomba kwitabwaho, kiba kigomba kugarukwaho inshuro nyinshi cyane, kubera ko urukundo murabizi, urukundo ntabwo ari uruntu rworoshye, urukundo ruratangaje, urukundo rurarenze, urukundo ni amayobera, urukundo ni impumyi, urukundo mva sinzi uburyo nabivuga, sinzi uburyo nabitekereza, ariko hano wenda wasanga kuba yamuhisemo nawe ari we muntu yakunze cyangwa se yishimiye, cyangwa se reka dutegereza wenda wazasanga azanabwira Kanyana yuko amukunda, bakabakunda ari babiri. Reka nisekere agatendeka bose akabatendeka kabisa, bose bakajya hamwe, akabatunga. Hari umugabo utunga abagore babiri, cyangwa se hari umuhungu ukunda abakobwa babiri. Sinumva ngo muri iyi minsi ngo nibyo bigezweho, ngo gutendeka nibyo bigezweho, cyangwa ngo nta muntu ukirya indyo imwe, ngo harahinduranya. Hari abantu babyumva gutyo. Niba hari abantu babyumva gutyo yuko uno mugabo Rurangirwa yakundana na Kanyana akanakundana na Sylvie, ntago turamenya, ntago aramuha igisubizo amubwire yuko yahisemo undi mukobwa, yahisemo umukobwa w'inzozi ze, bazabana nk'umugore n'umugabo, kandi akamwemerera yuko atazigera amwanga. Ntago yigeze abibwira Kanyana. So wasanga rero nanone ari buze kubwira Kanyana yuko nawe amukunda. Kadutegereze turebe, nta wamenya, wasanga yaza kumubwira yuko amukunda, dutegereze nta wamenya, kubera yuko hano ntabwo twabyumvaga neza, kubera ko Kanyana nawe nta ribi rye, nta kintu atwaye, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa w'inzozi ze, ni umukobwa waba umukobwa w'inzozi ze nk'uko n'ubundi Sylvie nawe yabaye umukobwa w'inzozi ze. Sinzi rero impamvu yamuhisemo, sinzi ikintu yagendeyeho, sinzi ikintu yagendeyeho kabisa, ariko wasanga yanabatunga ari babiri bose icyarimwe, aho kugira ngo ababaze umutima wa Kanyana. Iyo babawe Kanyana yari amaze igihe kinini cyane amutekereza, afata ifoto ye akayishyira ku gituza, afata ifoto ye akarara yireba, bikarinda n'aho mama we amugwaho akamufata akamubaza ibyo arimo, agashiduka hejuru, bikarangira bimubwiye, akajya kubimubwirira Rurangirwa, bikaza kurangira Rurangirwa amubwiye ati nzagusubiza nk'uko nanone yabibwiye mama Sylvie. Ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa Kanyana arababaje. Se Kanyana ubundi bazabona undi mukunzi, cyangwa se ntabwo azabona undi mukunzi? Se azakundana nande? Icyo nzi cyo iyi nkuru ntayimenya, sinzi rwose. Bizaba ibibazo. Kanyana aziyahura kubera ko uburyo yakundaga Rurangirwa, yaramukundaga by'ukuri, bimwe birenze cyane. So nimwandike muri comment rero niba mubyumva nkanjye yuko Rurangirwa yari kwikundanira na Kanyana. Ikindi mwandike muri comment muvuga ese biraza kugenda gute, Kanyana araza gukora iki naramuka amenye yuko Rurangirwa yakundanye na Sylvie, noneho akanamenya yuko yakundanye na Sylvie. Sylvie yari inshuti y'amagara, bajyaga baganira umunsi ku munsi, banavuga hagati y'undi n'undi umubano ameranye n'umusheri we cyangwa se n'umukunzi we. So ariko ibi bintu rero tubyibazeho. So ikindi kintu rero turaza kwita tuganiraho mu kanya, cyangwa se kiraza kwita gikurikiraho, turaza kwita tureba ese uyu nguyu Rugema najya kureba umuti kwa Emile ndetse na Kamarade azavayo amahoro? Ubu ngubu koko ntagiye kwiroha mu ruza rwita ikiziba mu bintu bigaragara? Nawe utekereza neza, ishyire mu mwanya wa Rugema, wishyire mu mwanya wa Rugema, ujye gufata umuti hagati ya Emile ndetse na Kamarade. Uri kumva ko waba uri rezona? Uri kumva waba uri muzima? Uri kumva waba utekereza neza? Ese wabigenza gute? Ibi ngibi rero byose nibyo tugiye kugarukaho mu kanya. So tubibutsa rero
igikorwa cyo gukora subscribe. Mukore subscribe kubera ko iyo uyikoze biba byiza cyane, birakorohera, ntabwo wongera kuza ureba ujya gusacinga, ujya kureba, ujya gukanda winjiramo, ujya kureba ngo ujya gusacinga ngo inzira y'umusaraba wandikamo episode igezweho, wandika ibintu nk'ibyo ngibyo. Hoya. Iyo wakoze subscription biba byoroshye cyane. Ikindi mwandikemo comments nyinshi cyane, ibitekerezo byanyu biba bikeneye uburyo murimo murabyumva, uburyo murimo muragenda musobanukirwa, mutubwire niba bigeze bakunzwe filime nyarwanda. Noneho AN Films kuzana filime kataraboneka yitwa Agahinda k'Imfubyi. Mana we, ese niki Iribagiza agiye gukora nyuma yo gusiga Rugema muri salo, nyuma yo kumusiga hariya wenyine yarakaye byamubaje cyane. Uko bimeze ariko kose Iribagiza ntago ameze neza, Iribagiza ntago atekanye mu mutwe we, ntago ameze neza mu by'ukuri, yararakaye, yarababaye, nta muntu ashaka kuvugana nawe, nta muntu n'uyu n'umwe ashaka yuko baganira kubera ko ubu byaramurenze, afite ikibazo kimukomereye cyane aho ari, ntago atuje, ntago atekanye, ntago ameze neza. Ubu ngubu ari kumva yarya umuntu, ari kumva yakica umuntu. Ese biraza kugenda gute, biraza kugaragara gute ko agiye nta kintu abwiye Rugema? Twari twabonye yuko hano Rugema yari yagerageje kumusobanura, noneho agerageza kumubwiza ukuri, agerageza kumubwira ibinyoma, agerageza kumubeshya kugira ngo yumve yuko Iribagiza yatuza, yumve yuko Iribagiza yasa nkaho yibagirwa. Ariko Iribagiza ntago ibingibi nta kintu bimubwiye kuba Rugema yamusobanurira ibintu byinshi cyane, kubera ko arimo aramubeshya, arimo aramuryarya. Iribagiza bigaragare yuko hari ikintu agifite mu mutwe, hari ikintu kitarimo kiramuvamo mu mutwe. Bigaragara yuko uriya muti yanyweye nubwo atari umuti wari gutuma yibuka byose, ni umuti ushobora kuba waragaruye ubwenge, bishobora gutuma yibuka ibintu byabaye, ibintu byabereye ku munsi w'uko papa we na mama we bapfa, bishwe, barashwe n'uriya mugabo Rugema niwe wabarashe. Ngira ngo mwagiye mubyumva ko Rugema yagendaga abyigamba inshuro nyinshi cyane, Rugema yagendaga abigarukaho arimo arabivuga we n'umugore we. Ubu ngubu rero tuvugana amakuru afitwe n'umugore we ndetse na mushiki wa Rugema ndetse na Fabiola, nibo bazi ipfa ry'ababyeyi ba Iribagiza ndetse na Rurangirwa. Ese biraza kugenda gute nyuma y'uko arangije kugenda akamusiga hariya muri salo wenyine? We agiye kuba atekereza ibiki agiye kumukorera. Ese agiye guhuruza polisi, agiye kuzana polisi ize imufate, agiye kuza se afite igikoresho amukubite, cyangwa se agiye kuzana icyuma mukubite, agiye kuzana inkoni se amuhane? Bigiye kugenda gute, bigiye kumera gute? Ese murakeka hagiye kuba iki? Icyo mbasaba rero kano kanya ni ukwandika muri comments, mwandike muri comments, muvuge uburyo murimo murabibona, muvuge uburyo murimo murabitekereza, kubera ko hano mu rujijo, dukeneye kuva mu rujijo, dukeneye kumenya niba warabashije kuba wakurikirana ino filime neza, niba ugenda uyikurikirana episode kuri episode ukaba nta kintu na kimwe kigeze kigucika. Andika muri comment ubashe kuba wasubiza, uvuge ikintu Iribagiza agiye kuba yakorera Rugema, uyu mujinya afite agiye kuwubyaza iki, agiye kumwitura gute, mu buhe buryo ko avuze ati kumbeshya kuri papa wanjye, ibyo ngibyo byo ntago nabyemera. Ikindi kumbwira uburyo wamfashe ukanzana mu rugo rwawe, ntago nabyo ndimo ndabyemera. Ese Iribagiza agiye kubasha kuba yakora iki? Andika muri comment. Nurangiza kwandika muri comment, turaza kugaruka dusubiza kino kibazo tureba neza ese Iribagiza agiye gukora iki muri makeya, kubera iki yarakaye bigeze ahangaha by'aka kageni, nyuma y'uko noneho Rugema agerageje kumubwiza ukuri nubwo amubeshye. Ubundi we yari kumva yuko n'ubundi yari no kumubeshya, bikanara
bitangira kubera ko yamubeshye inshuro nyinshi cyane, ariko hano bisa nkaho Iribagiza atarimo arabeshywa. Andika muri comment utubwire ese bigiye kugenda gute, bigiye kumara uno Iribagiza agiye gukora iki, agiye gukorera iki Rugema? Nibyo bintu dushaka kureba, nibyo bintu dushaka ko mutubwira aho ngaho muri comment munsi, dushaka kumenya neza. Gusa ikintu kigaragara cyo iyo Iribagiza ataza kubona uriya muti, iyo Iribagiza uriya muti yanyoye ataba yarawunyoye, byari kuba ari ibibazo bikomeye cyane, byari kuba ari ibibazo bikomeye cyane kuri we, kubera ko yari kuzarinda asaza atamenye ukuri, yari kuzarinda asaza atigaruriye imitungo ya papa we ndetse na mama we, kubera ko kuba Iribagiza yakibuka cyangwa se kuba agiye kwibuka cyangwa se kuba ari mu nzira yo kwibuka uko byagenze ukuri kose, uko ibintu byatangiye n'uburyo byaje kurangira, ni imbarutso yo gutuma yisubiza ibyabo byose, bisubiza ubutaka, bisubiza amazu, bisubiza ubutunzi cyangwa se umutungo wa papa na mama wiwe. Yego niko bimeze. So muri kumva rero uriya muti ufite akamaro, kandi mwibuke neza hari undi muti ataranywa, hari uwundi muti atari yabona. Uriya muti noneho nawubona bizagenda gute? Ko bizaba ari ibintu noneho biteye ubwoba, bizaba ari ibintu bidasanzwe. So mwandika muri comment rero mudusubize, mutubwire uburyo murimo murabyumva, mutubwire uburyo murabyumva. Iribagiza agiye gukora iki, agiye gukora iki by'aka kanya, agiye gukora iki? Turashaka yuko mudusubiza, mutubwire, mwandika amahanga muri munsi muri comment, niba mudukurikira kuri gatanu nk'uko natwe tuba turimo tubagezaho episode nk'izi nziza, tuba turimo turaganira, tuba turimo turasangira ibitekerezo, tunabibutsa impamvu tuba turimo turabiganiraho cyangwa se tuba turimo turabivugaho, ni ukugira ngo twige kandi bitubere isomo, twige amasomo meza tuba turimo turakurikirana muri ino filime nziza y'inzira y'umusaraba. Turebe uburyo twakagombye gukora ibikorwa byiza, kwa kundi bavuga ati gira neza wigendera, nyabuna mu gihe ukiri ku isi ntawamenya ejo wasanga ugiye cyangwa se ejo bundi cyangwa mu kanya. Niyo mpamvu tuvuga ati gira neza wigendere. So niyo mpamvu rero tuba turimo turayivugaho, ni ukugira ngo twige, kabisa. So mu gihe murimo murasubiza rero tunabibutsa gukora subscribe, inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarayikora nawe uyikore, kugira ngo uzajye ukurikirana episode umunsi ku munsi, aho waba wibereye hose, waba uryamye, waba uri mu modoka urimo uragenda, aho waba uri hose. Iyo wakoze subscribe wowe icyo uza kubona ni aka notification konyine gusa, ukagakandaho, ubundi ukata wirebera ino filime nziza y'inzira y'umusaraba. So katwikomereze kabisa, ariko munibuke munasharinge inshuti n'abavandimwe, nabo baze birebere ino filime nziza. So katwikomereze rero, niba mwarangije gusubiza kino kibazo, igisubizo kiragira kiti rero nuko uyu nguyu Iribagiza mu kuba asohotse yarakaye cyane, we ikintu agiye gukora, intambara arimo ararwana mu gushaka uwundi muti, we arimo aratekereza gushaka undi muti, nta kindi kimuraje inshinga, nta kindi kintu kimuhangayikishije, nta kindi kintu arimo aratekereza mu mutwe we, ni ugushaka undi muti kugira ngo noneho yibuke bwa nyuma na nyuma neza uburyo byagenze. Ese uyu muti araza kuwukura hewe, ko arimo arashaka Emile ndetse na kamarade kugira ngo bashe kuba bamuha uyu muti, kandi bo kugira ngo ababone ari intambara ikomeye. ikintu agiye gushaka rero ni ukugira ngo abone umuti wa nyuma wa kabiri. Noneho ikintu ari buze gukorera Rugema ni ukwita amujyana hehe mu nkiko. Icyo ngicyo nicyo gisubizo, arahita amujyana mu nkiko, arahita amujyana mu manza, atangire kuburana, atangire kuryozwa ibyo byose yakoze, ibintu byose bibi yakoze aratangira kubiryozwa. So mu kanya rero n'ubundi nabyo turata tuza twigarukira ku rukundo rwa Kanyana ndetse na Rurangirwa. Ubu ngubu ntago bikiri urukundo, ahubwo ni imigani cyangwa se ni inzozi. Ntago bikibaye kabisa ku bantu. Urabona ko ibitekerezo byanyu biba bikora, mwarabivuze neza ko uyu nguyu Rurangirwa atabasha gukundana na Kanyana, kandi Kanyana ari umwana wa Rugema.
ntabwo Rurangirwa ari gukunda Kanyana kandi Kanyana ari umukobwa wa Rugema, kubera ko Rugema afitanye amasinde, afitanye umubano utari mwiza hagati ye we ndetse na Rurangirwa. Ntabwo rero Rurangirwa yari gushakana na Kanyana kandi Kanyana ari umwana wa Rugema. Urabona ko ibitekerezo byanyu biba bikora kabisa. Hari abantu bakomeje kubivuga benshi cyane, hari abantu bakomeje kubishimangira benshi cyane bavuga yuko Kanyana atakundana na Rurangirwa, yuko ibyo bintu rwose bitashoboka, ahubwo amahirwe menshi ari uko yakundana na Sylvie. None ibyo ngibyo byose byabaye. Mu kanya rero tugiye kugaruka, tugiye kureba ese ko Kanyana bitabaye cyangwa se bitagikunze yuko akundana na Rurangirwa, Kanyana naramuka abimenye arabyifatamo gute, biraza kugenda gute? Icyo kibazo nicyo tugiye kwita tugarukaho tugasubiza. Ubuzima ubundi wabwuzuyemo amayobera menshi utamenya, kandi ubuzima ni nk'urugendo. Buri muntu ubundi anyura inzira ye, ntiwamenya ibyo buri buhuriremo nayo, ndetse nta n'ubwo uzi ngo iyo nzira iraza kukugeze kuko aho ibikujyana si abandi bibajyana. Hakuno mwe mukore Alright, twikomereze rero bakunzi b'inzira y'umusaraba A1. Ese ni bande bari bakumbuye kumva urukundo rwa Kanyana ndetse na musaza Iribagiza Rurangirwa? Ni bande bari banyotewe? Ni bande bari bakumbuye kwiyumvira amagambo meza? Ni bande bari bakumbuye kwiyumvira imitoma? Ni bande bari bakwiye kwiyumvira ibiganiro bigendanye n'urukundo, aho twabonye yuko noneho ubu Kanyana agiye gutera intambwe, agiye gufata umwanzuro wo kuvuga bwa nyuma, wo kubwira bwa nyuma Rugema yuko amukunda, nyuma yuko yatumyeho mama we ngo agende abimubwire, ariko mama we ntihagira ikintu bitanga. Mama we yarabimubwiye ariko ntihagira ikintu bitanga. Ubanza Rugema no Rurangirwa nakosa ari mutubabarire yarabiciye amazi, wasanga yarabiciye amazi ari kuvuga ati se ubundi kubera iki we ataza ngo abinyibwirire, kubera iki niba yarankunze ngo ataza ngo abinyibwirire, kubera iki ibi byose ni iyihe mpamvu? Niyo mpamvu yarimo aragenda abyibaza. Ubu ngubu rero yafashe umwanzuro, ubu ngubu agiye kubimubwira, agiye kwemera, agituritse kabisa. Ni nka ya ndirimbo tujya twumva ngo nturare utabivuze. Ubu noneho twabonye arimo arabiganira coach, ngira ngo abantu mwabashije kuba mwakurikirana neza episode yabanje.